Ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. Ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Uva nkubwire, kora subscribe. Niba wumva iki kiganiro, kora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu umunsi ku munsi. Ikiganiro cyitwa Gospel Talk. Murabizi ko tuba tuganira tugenda twubaka ubwami bw'Imana mu biganiro byacu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi ndaza kugaruka ku ntambara ihuri guhuza Irani na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niho tugiye kuganiraho. Hari abantu benshi bakunda kumbaza amakuru na update yabyo. Nanjye impamvu nifuje kujya mbibaganizaho nuko iyi ntambara ishamikiye ku cyitwa iyobokamana. Iyo mvuze gushamikiye ku cyitwa iyobokamana, yuzemo ibinyoma byinshi. Bimwe bikora interpretation y'ijambo ry'Imana rikabyenterpreta nabi. Hakubiyemo imyumvire y'abantu igiye itandukanye, bagiye bigishwa nabi ijambo ry'Imana rishamikiye ku mateka ya Israel, bigatuma rero abantu bamwe bagwa mu rujijo no mu rusobe rw'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu nicara nkabaganiriza kugira ngo tugende twaguka tumenya amakuru agiye atandukanye. Reka rero manze mbahe update igezweho cyangwa se amakuru ariho kugeza uyu munsi. Mu mboni z'abantu ikigaragara, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel byamaze gutsindwa iyi ntambara. Bitsindwa kubera izihe mpamvu nibyo tugiye kuganira. Hari ukuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel bagiye babeshya isi, bakayibeshya mu bushobozi bafite, mu ntwaro bafite, ahari bakagira ngo abandi bo nta bushobozi bafite. Ikindi cya kabiri, narababwiye ko iyi si ibishamikiye mu mitego na kao isi ishyiramo iyo hari agenda runaka bashaka gukora mu rwego rwo gutwara isi no kuyiyobora no kuyishyira mu kindi cyiciro bashaka kigamije mu kuyobya uburari ndetse no kurwanya Imana mu buryo bwayo. Akenshi bategura icyitwa intambara. Mwagiye mubibona habayeho intambara ya mbere y'isi yose, abaho n'iya kabiri. Uyu munsi iyi ntambara probably ni intambara ishobora kuzagera ku rwego ifata intambara ya gatatu y'isi yose. Hanyuma ejo bundi umugabo witwa Donald Trump yarahagaze aravuga ati iyi ntambara namaze kuyitsinda kubera ibi bikurikira. Namaze gutsinda Irani, yaba ku ngabo zirwanira ku butaka, yaba izirwanira mu kirere, ndetse no kwica ubuyobozi bwabo. Ati bari kwifuza ko twakorana ibiganiro. Ejo rero mu masaha y'umugoroba Irani yagize gutya irahagarara iravuga ati ko uvuga ko turi mu biganiro utubeshyera, waretse twakomeza intambara kuzageza irangiye. Abantu benshi ntabwo bajya bamenya strategy y'izi ntambara. Nababwiye ko ubuyobozi bwazo cyangwa se ibitekerezo byazo bidagarukira kuri ba Donald Trump na ba Netanyahu n'abandi. Hari abandi bacura bwenge baba bari gutekereza iby'iyi ntambara bitewe n'impamvu z'ibyo bari gushaka cyangwa se n'ibyo bari gutegura. Rero mu bijyanye n'uko urugamba ruhagaze kugeza izi saha, Irani iri ku isonga kurusha Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivugiye iki? Suko ngiye pfa n'intambara. Nababwiye ko izi ntambara zose aho ziva zikagera, umutekereza bitekerezo wazo, uzishaka uzigambiriye ni Satani ubwe, kuko umwami wacu Yesu Kristo twizera murabizi ko ni umwami w'amahoro, ni umwami uzaza akamaraho izi ntambara zose. Ibyaremwe byose murabizi ko bimutegereje amatsiko kugira ngo aze abikure mu bubata bw'isi yabishyizemo. Rero umwami wacu ntabwo ari umwami w'intambara, ntabwo ari umwami w'imidugararo. Cyokoza nk'umuhanuzi mukuru yarabihanuye, aravuga ati muri Matayo 24 cyangwa Luka 21 avuga ukuntu iyi ntambara zizabaho, amashyanga agatera andi mashyanga. Umugabo w'Imana witwa Daniel we yarahanuye yemeza neza ko izi ntambara zizakomeza zitegetswe kugeza ku gihe cy'imperuka. Uyu munsi rero icyo nje ngo tuganire nuko nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikuvuga ngo intambara yararangiye, ngo bamaze kwica abasirikare ba Irani benshi n'abategetsi bagiye bakomeye, ariko ntabwo intambara irarangira. Yewe abantu bari za Tel Aviv, bari muri Israel no mu yindi migi igiye itandukanye iri muri Israel, muri kubona ko bakiri kuhatera ibisasu, bakiri gutwika donc amazu y'abantu. Intambara iracyakomeje. Icyo rero nje ngo tuganire nuko hari abasioniste cyangwa se abantu bigisha ibintu bya sionisme, bakabizana mu iyobokamana cyangwa se mu buzima bw'abakristo, bakereka abakristo yuko Israel uyu munsi, Israel iri kurwana ari ubwoko bw'Imana, ari ishyanga ry'Imana, ari abantu b'Imana, impamvu bica abandi bagenzi babo. Nababwiye ko nashyigikiye intambara cyangwa se n'umufana wayo, ariko mbagira ngo nkureho urujijo. Abantu benshi ntabwo bajya basobanukirwa
amateka n'urugendo rw'Abisiraheli. Kugeza izi saha abantu batazi uko Isiraheli yatataniye mu mahanga, reka dusome wenda ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 17. Havuze ngo Abashuri banyaga Abisiraheli mu mwaka wa 12 ku ngoma ya Ahazi umwami w'Abayuda. Hoseya mwene Ela yimye muri Isiraheli y'i Samariya, amara imyaka 9 ari ku ngoma ayoboye, akora ibyangwa n'Uwiteka, ariko ntiyahwanije n'abami b'Abisiraheli bamubanjije. Murumva ko yaba Ahazi n'abandi bami bari bamubanjije muri icyo gihe bagiye bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka kugera ku rwego bibabaza Imana. Bukeye Shalumaneseri umwami wa Ashuri arazamuka atera Hoseya aramutsinda. Hoseya ahinduka umuhakwa we, akajya amuzanira amakoro. Ariko hanyuma umwami wa Ashuri abona ko Hoseya nubwo amuzanira amakoro amugambanira, kuko yohereje intumwa ku mwami wa Egiputa witwa So, kandi yari atagiha umwami wa Ashuri amakoro neza nk'uko yari asanzwe agenza ko umwaka utashye. Nicyo cyatumye umwami wa Ashuri amushyira mu nzu y'imbohe, amubohesha iminyururu. Bukeye umwami wa Ashuri arazamuka yubika igihugu cyose ajya i Samariya, amara imyaka 3 ahagose. Mu mwaka wa 9 wo ku ngoma ya Hoseya umwami wa Ashuri yatsinze i Samariya, ajyana Abisiraheli ho iminyago muri Ashuri, abatuza i Hala n'i Habori no ku ruzi rwa Gozani no mu midugudu y'Abamedi. Iyo byatewe nuko Abisiraheli bari bacumiye ku Uwiteka Imana yabo yabakuye mu gihugu cya Egiputa mu maboko ya Farawo umwami wa Egiputa, bakubaha izindi mana, bakagendera mu migenzo y'abanyamahanga Uwiteka yirukanye imbere yabo mu migenzo yashyizweho n'abami b'Abisiraheli. Kandi Abisiraheli bajyaga bakora ibidatunganye rwihishwa, bagacumura ku Mana, bakiyubakira ingoro mu midugudu yabo yose, uhereye ku minara y'abarinzi ukageza mu midugudu igoswe n'inkike. Bashingaga inkingi na Asherimu mu mpinga z'imisozi miremire yose no munsi y'igiti kibisi cyose, bakajya basereza imibavu mu ngoro zabo nk'uko aya mahanga Uwiteka yirukanye imbere yabo yagenzaga. Bagakora ibidakwiye, barakaza Uwiteka, bagakora ibigirwamana ibyo Uwiteka yabihanangirije ati ntimukagenze mutyo. Kandi Uwiteka yajyaga ahamiriza Abisiraheli n'Abayuda abivugiye mu buhanuzi bose no muri babamenya bose ati nimuhindukire mureke ingeso zanyu mbi, mwitondera amategeko yanjye n'amateka mukurikije ibyo nategetse ba sogokuruza byose, nkajya bibategekesha abagaragu banjye n'abahanuzi. Ariko banga kumva, baragoma, ahubwo bagamika amajosi nk'uko ba sekuruza bagiraga, ntibizera Uwiteka Imana yabo, bakanga amateka n'isezerano yasezeranye na ba sekuruza n'ibyo yabahamirije, kandi bagakurikiza ibitagira umumaro, bahinduka nkabyo, bagakurikiza abanyamahanga bari babagose, aho Uwiteka yabihanangije kutabigana. Nuko bareka amateka n'amategeko y'Uwiteka Imana yabo, biremera ibishushanyo by'inyana ebyiri biyagijwe kandi n'icyashera, baramya ingabo mu ijuru, bakorera Bali, bakanyuza abana babo b'abahungu n'abakobwa mu muriro, bakaragura, bakaroga, bakigarurira gukora ibyangwa n'Uwiteka kugira ngo bamurakaze. Iyo byatumye Uwiteka arakara Abisiraheli cyane, abirukana imbere ye, ntihagira usigara keretse umuryango w'Abayuda wonyine. Ariko Abayuda nabo ntibitondera amategeko y'Uwiteka Imana yabo, ahubwo bagendera mu mateka y'Abisiraheli, mu mategeko Abisiraheli bishyiriyeho. Nuko Uwiteka yanga urubyaro rw'Abisiraheli. Mwumve, arababurabuza, abahana mu maboko y'abanyazi kugeza ubwo yabaciye imbere ye, kuko yatumye Abisiraheli ku nzu ya Dawidi bakimikira Yerobowamu mwene Nebati, maze Yerobowamu abuza Abisiraheli gukurikira Uwiteka, abahata gukora icyaha gikomeye. Abisiraheli bagendera mu byaha Yerobowamu yakoraga byose, ntibabireka, kugeza ubwo Uwiteka yakuye Abisiraheli imbere ye nk'uko yabivugiye mu bagaragu be b'abahanuzi bose. Uku niko Abisiraheli bakuwe mu gihugu cyabo, bajyanwa muri Ashuri na bugingo n'ubu. Ndagira ngo tuganire, nari mbasomeye iri jambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abami. Abantu benshi ntabwo bajya basobanukirwa uko Abisiraheli Imana yabakuye mu maso yabo, cyangwa se donc yageze ku rwego ibarekura, ibituma ibambura n'igihugu kugeza na bugingo n'ubu. Iyo Bibiliya ivuze ngo na bugingo n'ubu, mu Gifaransa baravuga ngo c'est maintenant, mu Cyongereza bakavuga ngo now, mu Giswahili bakavuga ngo ni leo, na bugingo n'ubu. Kugeza n'uyu munsi ubwoko bw'Abisiraheli kuva bwakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka ku ngoma ya Ahazi n'izindi ngoma zabanjije na ba Yerobowamu n'abandi bagiye bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, guhera icyo gihe
barakaje Uwiteka baramubabaza. Uwiteka agera ku rwego afata umwanzuro abagaba abashyira mu biganza by'abanzi babo ba Ashuri. Iyo tuvuze Ashuri, abantu benshi ntabwo bajya bamenya ko Ashuri ni iki gice cyose kirimo ibi bihugu by'Abarabu, za Irani, za Iraq, za Sijordani, kuza kugera no muri iki gice cya Egypt. Iyo bavuze Egypt donc na Afrika, umwami Shalmanaseri yaraje afata aba Bayahudi bose, Ababisirayeli bose b'i Samariya n'Abiyudaya bose, abajyanaho iminyago, abatataniza muri ibi bihugu byose tubonye. Hari igihe rero abantu bicara, singiye kuvuga ko wenda muri Irani, muri Iraq, muri Jordani ndetse na za Syria ndetse na za Turukiya ndetse na za Egypt, ubwoko bwa Israel butataniye mu mahanga yose kugera ku rwego nubwo no hano muri Afrika barimo, kuko Afrika yiswa Afrika ejo bundi abazungu bari kugenda bavumbura. Mbere mu gihe cy'Abisirayeli cyangwa no mu gihe cya Mose, kuko hari hazwi Egypt na za Ethiopia na za Libya cyangwa icyo bitaga Puti, ntago bajyaga bavuga Afrika. Iyo bashaka kuvuga Afrika kenshi bavuga Ethiopia cyangwa bakavuga Egypt. Hanyuma rero Shalmanaseri amaze gutatanya Abisirayeli n'Abayuda, yarabadeployinze muri ibyo bihugu bigiye bitandukanye. Isiraheli ayishyiramo ubundi bwoko. Iki ni igikorwa cyagiye gikorwa n'uyu munsi. Nakunze kubabwira yuko abantu benshi n'abatware bakomeye bari Yerusalemu n'ahandi kuri buriya butaka bwa Palestine, bambuye Palestine. Abariyo abenshi ni abaturage bamwe baje gukura muri Ethiopia, abandi bava muri Ukraine b'Abakazari, abandi bava mu Burayi bugiye butandukanye, barabazana babaremera. Kugira ngo ubyumve neza ukuntu amateka yisubiramo, uyu munsi iyo ugiye Tel Aviv itarasenyuka n'indi mijyi na Jerusalemu n'indi mijyi igiye itandukanye, iyi mijyi usanga abantu bariyo nabo baraje bagakora ibikorwa nk'ibyo Abisirayeli bakoze. N'abantu baramya Bali ku rwego rwo hejuru. Narababwiye ngo Tel Aviv na Jerusalemu ni imwe mu mijyi ishobora kuba iri mu mijyi ya mbere yakorerwagamo ubutinganyi kurenza uko mwebwe mugize gute mu bitekerezo. Ibiganiro twagiye dukorana murabizi ko nababwiye yuko uyu mujyi ujya gushingwa cyangwa se iki gihugu kijya gushingwa ni ibitekerezo byazanywe n'abantu bashaka kwinterpreta ijambo ry'Imana. Abantu benshi ntabwo mujya mumenya ko Satani akora imitation. Reka mbwire abakristo bankurikiye, buriya Imana nijya iguha isezerano, jya uricunga uririnde. Kumwe tuvuga ngo kuribagarira, uricunga uririnde, kuko Satani niba hari ikintu arwanya ni ijambo ryose Imana ivuze ararirwanya. Niba ari isezerano ashobora kukuzana isezerano mbere yuko ugera mu isezerano ryawe. Hari abantu Imana ibwirira ko ihaye akazi, Satani akimara kumenya ko ibahaye akazi, Satani agatangira gutega akazi kandi kataraka isezerano Imana yavuze. Ugasanga nk'umukoresha araguhamagaye akakwereka akazi gahemba neza, ariko ugasanga kariho umutego uvuga ngo mbere yuko nguha akazi nuko dukora cyangwa ari amaso y'Uwiteka nuko turyamana. Ugasanga araguhamagaye aguteza akazi nibwo watabaye ibyo byo kuryamana, ariko na akazi karimo umutego uzakurikiraho bakujyana muri gereza. Ibyo bintu rero Satani akunda kubikora. Imana ivuganye nawe, ngiye kukubakira urugo rwiza, ngiye kuguha umugabo mwiza, ngiye kuguha umugore mwiza. Yacyumva neza ko Imana iguteganyiza kuguha umugore mwiza, agahita azana umugore utezeho umutego, agahita azana umugabo utezeho umutego. Ibi bintu rero abikunda kubi gushaka kwitambika icyo Imana yavuze. Murabizi ko umwami Yesu naza kwima ingoma azamaraho byose, azamaraho izi ntambara zose ari uzazikuraho. Ariko uyu munsi Satani agenda ashaka ukuntu yakora umutego wo kuzana antikristo. Ubundi antikristo ni urwanya Kristo. Ashaka uburyo ki yazana umutego wo kurwanya Imana, agakoresha uburyo ki yakimikisha umwami werekana ko azaza kumaraho izi ntambara zose. Mu bwashize mwabonye uyu mugabo witwa Donald Trump, nahoze mbona ari kuganira n'umwe mu mugaba mukuru w'ingabo wamubwiye ngo reka batere Irani, ariko kuvuga ati sobanura ibintu niwe wanshutse, mvuga ibi bintu wanshutse. Akiza kutwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se akiza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bose bari gukoma amashyi, bari kubona ko ari umuperezida w'amahoro, ari umuperezida mwiza, ari umuperezida ugiye gutunganya isi. Ariko urabona ko ahubwo nibyo abandi bari baratinye gukora, we noneho isi ari kuyitobanga, isi ari kuyizanira ibibazo. Ubu rero hari gutegurizwa umwami uzaza
kwima ingoma uza avuga yuko agiye gukuraho byose, agiye kumaraho byose. Ariko reka mbabwire ko mwebwe munkurikiye abizera mwese aho muri hose, umuntu uzaza akamaraho izi ntambara zose zigashiraho ni umwami Yesu. N'igihe azaza kwimira ingoma y'amahoro niwe uzaza akamaraho byose. Rero kuba abantu bashobora kwicara ngo kanaka ngo azaza ngo akora ibi ngibi, kanaka ngo azaza ni amahoro, nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo kuzanira isi amahoro, nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo gushyira isi donc mu mudendezo no mu mahoro. Nagiye mbona abami bo mu isi benshi bagiye batandukanye mu mahanga yose, na babandi mwabonaga ko bashobora kuba bakora ibidasanzwe nk'aba bato basankara, ntabwo isi ituma bamara kabiri. Gute? Tuganire. Aba ba Magufuli ejo bundi ba President Magufuli wabonaga ko ari abantu bari gushyira ibintu ku murongo, ntabwo yamaze kabiri. Rero nta muntu n'umwe muri we umunyacyaha, muri we ufite kamere y'umuntu, ufite ubushobozi bwo gushyira isi ku murongo no kuyihamaho usibye umwami Yesu gusa. Uyu munsi abantu benshi usanga bavuga yuko ubwoko bwa Isiraheli babuzi. Ntabwo babuzi dushingiye ku mateka ya Bibiliya. Bibiliya yerekana ko Isiraheli nka Yakobo akomokaho n'imiryango 12 y'abana aribo bashinze ubwoko bwa Isiraheli cyangwa se ishyanga rya Isiraheli. Aba bana ni imiryango uko ari 12, uko yagiye itatanywa inyagwa ikajyanwa mu isi yose. Ntabwo wamenya ngo uyu ni umwisiraheli, uyu si umwisiraheli. Batataniye mu isi yose, bari mu mahanga yose, ntiwabimenya. Na nyuma y'uko wenda ubwoko bwa Yuda n'ubwa Benjamini ndetse n'Abalewi bagumye gushinga igihugu cya Yuda, bavuga ko inkoni y'ubutware itazava muri umwami Yesu amaze kuvuka, amaze kuba kwima ingoma no kuducungura, amaze gutwara ubwami bwose. Nabo mu mwaka wa 70 nababwiye yuko batataniye mu mahanga. Uyu munsi niwamenya ngo Abisirayeli barahagana hehe, niwamenya ngo Abisirayeli bari mu kihe gice. Cyokora icyo nzi neza nuko Yesu naza nk'uko ubuhanuzi bubivuga, Yesu naza kwima ingoma y'amahoro, kuko ari uzi ama ADN y'abana ba Isirayeli bose uko batataniriye mu mahanga yose yo mu isi yose, azongera bakusanye abireherezeho abajyana i Yerusalemu. Ariko uyu munsi bibiri byo kuza tukagira abapasteri baza baduhimbira baduha ibinyoma, bayerekana yuko ngo Isiraheli ngo ari ubwoko bw'Imana, ngo ari ishyanga ngo rikomeye, ngo ryamaze ngo Imana yarivuzeho. Ntabwo Isiraheli muri kubona uyu munsi bisubiremo ari ryo shyanga ryera, ntabwo ari bwo bwoko bw'Imana. Imana ubwayo ibizi neza ko ifite ubwoko bwayo mu mahanga bwatatanye. Imana izi abari mu itorero. Ni nk'uko uyu munsi wakwicara ukihandagaza ukavuga ngo itorero ry'Imana Yesu yacungwe ngo rigizwe n'umubare uyu n'uyu, wose urabizi. Birashoboka ko wowe wakumva n'umutima nama wawe n'umwuka wera ukuyobora na Kristo, kumva uri mu itorero rya Kristo. Ariko ntabwo wowe uri wowe upima ingingo z'ingenzi ziri ku mubiri wa Kristo, kuko ku ngingo z'umubiri hari iz'isoni nkeya, hakaba iz'icyubahiro, hari izo tubona n'izo tutabona. Rero icyo nabwira abantu, muve mu rugamba, cyane cyane aba bantu b'Abakristo binjiriye bagaseserwa n'abazayoniste bazi ko Isiraheli ari ubwoko bw'Imana. Iyi Isiraheli yejo bundi yo muri 45 ari ubwoko bw'Imana. Reka ni abantu basanzwe, ni n'abicanyi babi, ni abagambanyi babi, ni abantu bahemuka. Nabonye ukuntu bafashe umujyi wa Gaza bakawurangiza bica abana n'impinja n'ababyeyi n'abagabo bose bararika. Rero icyo twababwira bene data nshuti z'umusaraba munkurikiye mukunda kumva ibiganiro byacu, nuko ibyiringiro byanyu byakomeza bikaba ibyo ku Mana, ibyiringiro byanyu bigakomeza bikaba ibyo kwizera Imana. Nicyo kintu nababwira. Ngewe ikintu numva nasoza muri iki kiganiro cyanjye mbabwira, mukomeze ibyiringiro byanyu byo gusenga. Abahangayitse, abafite impungenge ngo z'ibiryo ngo bigiye kubura, ngo n'ubundi ntabwo tuzabibuza kuba. Yesu yaravuze ngo ibyo ngibyo ntabwo tubizabura kuba, bizakomeza kugeza iteka ryose igihe umwami Yesu azimira ingoma. Reka rero mbabwire ikintu kimwe nsoze ikiganiro cyane. Buri muntu wese nakomeza ibyo yahawe. Kabiri, akomeze yizera Imana, akomeza yiringire, uri kumva, ategereze igihe umucunguzi azaza gutwara itorero. Yiboneze nk'uko waboneye, amavuta mu mperezo ayabikemo kugira ngo akomeze yitegure umwami Yesu naza gutwara itorero. Umunsi azahamagara abe nawe ijwi rye rizumve
ijwi ry'umucunguzi, amatwi azumve guhamagara kw'Imana, naho ibindi byose nimukuka imitima, mwizere Imana, mwizere n'uwo yatumye, ibindi byose reka mbabwire ngo shalom, naho ubutaha mu biganiro by'ubutaha. Mwakoze kubana natwe, ciao ciao.